nongeye kubasuhuza inshuti za Suramu TV mu inshuti za kadashira. Imana ijyaho umugisha, nejejwe no kongera kuganira nawe muri kitondo. Nshimira Imana ko yabarinze nanjye ikabindinda. Nongeye gushima abantu mwemeye gufasha umurimo w'Imana kuri Suramu TV muri inshuti za kadashira. Ndabashimiye cyane, Imana w'umugisha by'umwihariko rwose. Ngiye no gutangira mbasengera mu izina rya Yesu, nkuko mwafashije umurimo w'Imana, namwe Imana ibahwe umugisha, kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo nimujya mu murimo wanjye nanjye nzajya mu byanyu. Rero mwakoze cyane kudushyikira, tutafite naho twakwigeza, kuko muri kumwe natwe tuzagera kure cyane hamwe n'Imana yacu. Nongeye gushima Mana y'Abrahamu, Mana y'Isaka na Yakobo, Imana wo kwizerwa. Nsengera abakozi bawe bakomeje kudufasha ku murimo, bahumugisha mu byo bakora, bashigikire, bagurira imbago nk'izagure ya besi, kuko uri Imana ishobora byose. Kandi mwami wanjye ubahe kurama, ubahe guhirwa muri uyu mwaka mu izina rya Yesu Nazareti, amena. Bakomeje ro gufasha umurimo w'Imana munyuje ku Suramu TV. Imana ibaha umugisha. Nawe washaka kudushyikira, washaka gutera inkunga umurimo w'Imana, wawunyuza kuri nimero ngiye kubabwira: 078 2 5 9 3 6 Imana ibaha umugisha. 07 8 2 5 9 6 Imana ibaha umugisha. Nejejwe muri kitondo no kubabwira yuko Yesu akiri ku ngoma. Muri kitondo tugiye kuganira ku kintu cy'inzozi. Imana yambwiye ko mbaganiza ku kintu cy'inzozi. Inzozi abantu benshi barota ariko ntago bazi ubusobanuro bw'inzozi. Hari nabo basobanuza ariko bakababeshya. Inzozi rero nizo tugiye kuganiraho. Uyu munsi ndaza kubabwira ku gice kimwe. Inzozi zigira ibice 3 mu izina rya Yesu, ariko uyu munsi ndabwira igice kimwe. Ibice 3. Igice cya mbere hari inzozi bita inzozi z'umuruho. Igice cya kabiri hari inzozi bita inzozi za Satani. Igice cya gatatu ni inzozi bita inzozi z'Imana, cyase message ivuye ku Mana. Uyu munsi rero ndasobanura kuri parite imwe y'inzozi z'umuruho. Unkurikiye neza ushobore gusobanukirwa. Numara gusobanukirwa uzasobanurire na bagenzi bawe, kuko biragira ambwira ngo nimumenye ukuri kuzababatura. Imana yacu ishimwe cyane. Inzozi z'umuruho rero kurikira mvuga ukuntu zimeze, kugira ngo we wazirose, kugira ngo uzirota, kugira ngo uzazirota ushobore kuzisobanukirwa. Izi nzozi z'umuruho ziza cyane cyane iyo turyamye. Yewe izi nzozi z'umuruho zishobora no kuza utaryamye ariko unaniwe, wegamye ahantu cyangwa se wicaye ahantu agatotsi kagasanga gutwara. Izi nzozi zishobora kuza kuko ni iz'umuruho nyine. Ziza gute rero? Ushobora nko kurota inzozi watoraguye amafaranga menshi, ukabyuka mu gitondo uyashaka ukayabura, ufate ko natuye amafaranga yanjye, ko nifite amamiliyoni menshi, amafaranga njyagiye hehe? Wareba ugasanga wenda uryamye wenyine cyangwa se no mu nzu irimo wenyine, hagira ibibazo bigwirwa rero n'uwo muryamanye, kuko uramumubuza amafaranga yagiye hehe? Imana yacu ishimwe cyane. Izi nzozi zo kurota utora amafaranga ziba ari iz'umuruho. Impamvu ziba ari iz'umuruho ni izihe? Cyangwa se ziva kuki? Akenshi izi nzozi ziva kuko ukennye, uri gushaka amafaranga cyane, ufite stress y'amafaranga, niba ugeze kuyashakamo ntuyabona, umutima ukuba ufitiye amafaranga cyane, ukumva ukeneye amafaranga cyane. Kwa kundi ubwonko bwawe bushaka amafaranga cyane, ibitekerezo byawe bishaka amafaranga cyane, ubwenge bushaka amafaranga cyane, niyo uryamye n'ubundi zirakugarukira ukaba watoye amafaranga. Ngiyi ishusho y'inzozi z'umuruho. Abari mu rukundo cyangwa bajya mu rukundo, ushobora kubona umukobwa
ukabona umukobwa yenda umubonye nko mu kazi cyangwa se mu nzira yibereye mu modoka, ukabona umukobwa mwiza uteye neza ukumva uramukunze, noneho uko kundi umurora ibitekerezo byawe bijya mu mutwe n'ibyifuzo byawe bikajya mu mutima, noneho waryama ukaburota. Impamvu murota nuko wamwishyizemo cyane, ufata umwanya wo kumutekereza cyane, bituma rero akugarukira. Kandi abantu bakunda kugira ibitekerezo byo kwitegereza cyane, akenshi baba bafite n'umudemoni w'ubusambanyi. Uyu mudemoni w'ubusambanyi, umukobwa cyangwa se umusore ashobora kureba umusore ashobora kureba umukobwa agatangira kwimagina yambaye ubusa, agatangira kwimagina bari kumwe, agatangira kwimagina baryamana, yewe ashobora no kurota inzozi banaryamana, kuko yamwishizemo amutekerezaho. Ngizo inzozi z'umuruho. Izo nzozi z'umuruho rero zitesheje abantu umutwe, akenshi bakagira ngo ni Imana yazibahaye, akenshi bakagira ngo ni Imana yabatumye, kumbe ni inzozi z'umuruho. Inzozi z'umuruho rero nuko ziba zimeze, nuko ziteye. Ntuzongere kuzivanga na message y'Imana, ntukongere kubeshya ngo Satani yaguteye. Inzozi z'umuntu nuko zimeze, ziva mu bitekerezo byacu. Imana yacu ishimwe cyane. Ejo tuzaganira ku nzozi duterwa na Satani, ziva kuri Satani. Nizere kusobanukiwe. Imana iduhane umugisha mu izina rya Yesu. Murakoze gukurikirana ibiganiro byacu, ntabwo narangiza ntabashimiye, kandi mujye munazirangiza. Nureba ikiganiro cyacu ukakirangiza, niko gutera umurimo, ni guteza umurimo w'Imana imbere, niko kutwereka urukundo. Kandi mujye munibuka gukora kuri subscribe, mukarina karakajogera, mushe kujya mukurikirana ibiganiro byacu. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Ciao ciao.